bikaba byarakozwe nyuma y'uko umwanzuro ubayeho ntacyo hari ngo bishobora kuba byafasha mufashanye n'umunyamategeko murebe niba yarahagurishije nyuma y'uko urubanza rubayeho. Urumva rumaze imyaka 6 yagurishije nyuma y'icyo gihe kandi bigaragara ko icyagurishijwe ari cyari cyaburanwe aranagitsindirwa. Birumvikana ko rero aho hantu akwiye kugira gute, akwiye gufatirwa wakagira ate agasubiza amafaranga y'abandi yafashe. Sibyo byabaye nyuma y'uko atsinzwe kandi icyo kiburanwa cyari kigize gute, cyari icye, bigaragara ko yanahawe n'amafaranga n'amafaranga ntiyahawe. Ikibazo n'iki, ntabwo bigaragara ko n'amafaranga yaciye kuri konti ye n'uburyo bw'ibwo niyo yabataragiye inyandiko zigaragara uwahawe amafaranga siwe, kandi bikaba nyuma y'uko atsinzwe. Kandi niba koko hagurishijwe atari ho haburanwe urukiko rwavuze, nimusanga ari urukiko rwavugaga none akagaruka hakagurishwa nyuma y'umwanzuro w'urukiko w'urubanza, iyo sambu muyifate buye uriya mugore waguze we asigare akurikirana. Ndumva nicyo ngicyo nuko kibazo tugikemuye, ahubwo turasaba gitifu w'umurenge kugira ngo birebe neza noneho iyo samba yiwe uriya mudamu. Tukaba twayitabiye. Ikibazo cyanje mfite ni cha mituweli. Ukifite ikibazo cya mituweli? Yego. Amazina ninde, ikibazo mituweli byagenze bite? Nitwa Bizimana Barumvira Emmanuel. Bizimana Barumvira Emmanuel. Barumvira? Yego. Emmanuel? Yego. Ikibazo cyane mfite ni cha mituweli. Papa yaradutaye, yasoze abagore babiri, yatanye na mama amutana ikibazo cyo kutumva. None ninje musore mukuru mu rugo yasize, none najaga kumurega nkubwate papa waduteranyije amafaranga nacu ngakorera dukeya unubwo we nkora ikiyede nkabona ibyo bitatu kizigamaga mo 2,000 ngahamo ngibije neza tutsamwe no twumva. Ikibazo nuko ya papa wanyu yabatanye na mama wanyu. Yego. None uyu munsi mugiye gutanga mituweli, ntabwo twayishura n'umwugo mwaka twaramubwiye ngo natwishurire mituweli aranga. Uretse kuki mutayishura kuri umusore? Je turabakene mu rugo ntabwo twishura. Oya uretse uri umukene, umuntu w'umusore saba umukene. Njaga gukora ikiyede naje muri koperative kavuga ati nzagura amagatabo nkazira cyariya niteze imbere nk'abandi. Nyine icyo kiyede ukora ntabwo cyabyara mituweli? Cyabyara mituweli ariko mu rugo tubakene ntabwo twishoboye. Oya nyine umva, ntabwo umukenere gari ari umurage. Yego. Mureka twumvikane mwese, iki ndakivuga mpagurutse. Mureka twumvikane mwese hano, tubanza twumve ko ubukene atari iki, ntabwo ari umurage. Turagira ngo uyu muhene abanze nigirire n'icyizere. Usibyo Emmanuel? Yego. Bizimana? Yego. Banza wigirire iki? Icyizere. Yumve ko nawe ugomba kuba iki? Umukire. Yego. Kandi ufite iki? Amaboko. Yego. Uyu munsi uragenda ugakora ikiyede. Yego. Ni 2,000 bingahe baguhemba? Ni 3. 3,000 ukarya wenda 1,000 akaba ari cyurya. 2,000 wizigabye mu minsi 20 ntabwo wagize 40,000. Yego. Kubera ko buretse kubera ko utayihinganye ntabwo agira ate ntayishira. Yego. Banza wiziri ku mukanda mu mezi 2 abanza 40 bizigame ku kwezi cyangwa 30, none mu mezi 2 ugira 60 ugura iki cy'ingurube. Inzu y'inegisi mu rugo ibyo mbikesha mu cyecuru no muhamashi rwose. Wubatse inzu ya annex y'amabati y'amakuru hano mu isoko. Y'amabati y'amakuru irasakaye ariko nayo iraturaga. Iragutura no kugira guteza kuva irava. Nacyo mabati ushobora kuzongera ukabona irindi aho irivuka risimbuza. Sibyo?
rwose ndagushimira, uzakorera irindi naryo urisimbuza, ariko ndakugira n'inama yo kugira gute, yo kudashyira imbaraga zawe mu kubaka, sibyo? ahubwo ari none ukabanza ukayashyira mu kintu kibyara iki, inyungu. Noneho nyuma uko inyungu yiyongera ukazabona gutekereza ibyo kugira gute, ibyo kubaka. Ufite imyaka ingahe? 21 navutse 20 kandi 21. urumva rero birimo biragira gute, biraza ahubwo biraza. Ariko iyo ngiye kwivuza ku bitaro nkabereka indangamuntu ya original yino dore ya pirate ni photocopy, iyo ngiye kwivuza hara ku bitaro ntabwo bamvura kubera mituweli n'imyirondoro yanje bayanditse nabi. Ni imyirondoro banditse nabi cyangwa ni ikibazo cy'uko utafite amafaranga yo kwishyura? Ntabwo ubu ni ikibazo cy'imyirondoro wenda, kuko yo kwishyura yo wagira ute, wayabona. Imana yamfashije nkaronka neza. ahubwo tugusabire kugira ngo Imana igufashe ugire ute, uyaronke. ahubwo icyo ngicyo cy'uko imyirondoro yawe itameze neza, turasaba gitifu w'akagari kugira nawe murenge kugira ngo bagufashe ikibazo cy'imyirondoro yawe bagikosore, sibyo? Ariko uyu munsi ongere gufata mikoro uvuga kuri iki, uri umukene ku myaka 21, kubera ko ubutunzi buri mu maboko yawe. Murakoze cyane. Ndabashimiye, murakoze mwese. Murakoze. Nitwa Mukarure Manyesi, tuye mu mudugudu wa Rugi, akagari ka Kampanga. Ikibazo cyanje ni icy'amashanyarazi. Icy'amashanyarazi? Yego. Bimeze bite? Badushingiye amapoto ariko twategereje uburyo ki twabona insinga ngo ducane nk'abandi turaheba. Urakoze cyane. Ejo twari kumwe n'umukozi wa REG ku karere, umuyobozi wa REG ku karere, atubwira ko icyo kibazo bitarenze ukwezi kwa 12 ibyo bibazo bazaba babikemuye. Urakoze. Hanyuma dusoreze kuri uwo nguwo, noneho twakire ya miryango yagize uruhare mu kurinda cyangwa kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina no kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Ni wowe twakira. Murakoze. Kwa Nyiranshuti Erina. Nyiranshuti Erina. nkaba ntuye mu mudugudu w'Abazizana, akagari ka Nyonirima. Ikibazo cyanje ni ikibazo nagiranye n'umugabo ndi kuburanira abana impano. Gitifu arabizi na gitifu w'akagari na meya arabizi, namugezeho kugeza na n'iyi saha nta kintu bari bankemurira, kandi urubanza nararutsinze. Murakoze. Umuturage wo mu Kinigi, amazina ni Mukapasika Dorothea, mu kagari ka Kaguhu, umudugudu wa Kabeza. Ikibazo mfite ni cy'umuntu wadufungiye inzira y'urubibe, arayifunga yitwaje ngo nuko umurima ari uwe. Icyo kibazo nakigejeje ku munyamudugudu, umunyamudugudu aragisuzugura ntiyagikemura, arambwira ngo azabwira gitifu ngo azagikemure. Namubwira nti nje nyandikira urupapuro nigireye, aravuga ngo nzamukubwirira. Gitifu w'akagari naramwihamagariye, aravuga ati nsanga ku kagari. Gitifu namusanzeyo kuri tariki 10 z'ukwa 10, ikibazo ndakimubwira, arambwira ngo azagikemura. Ubwo ndamubwira ntimbwira umunsi, arambwira ati nta munsi ndaguha, dufite akazi kenshi uzabona nje. Ndongera Ubu ntabwo araza. na n'ubu ntiyari yaza. Reka tumusabe. Ari hehe gitifu? Ntabwo yaje arya ngo turutse muri murenge mu kahe kagari? Ka Kaguhu. Na no ku murenge narahageze, ku muyobozi ushinzwe imiyoborere myiza n'umunyamabanga wa gitifu namugezeho, nta muntu wari wangera. Gitifu ni wowe? Ntabwo wagiyeyo? Gitifu naje kumureba ku wa 4, barambwira ngo ari mu nama kuri Kampala. Reka dusabe ejo mu gitondo aze kukureba. Murakoze. Sibyo? Murakoze. Amazina yawe? Nitwa Nyirakamanzi Tereza. Nyirakamanzi Tereza. Nyirakamanzi Tereza. Utuye mu kagari ka Kampanga. Mu kagari ka Kampanga,
muri Rutingo umudugudu ni Rutingo. Ikibazo mfite hano ni icy'umwana wanje nibyariye ariko ikibazo twakira ni ikibazo cyaba cyarageze ku kagari ntibakibonera igisubizo, ku murenge ntibakibonera igisubizo, uyu munsi no ku karere kikaba kitaraboneye igisubizo, kikaba kigiye kugezwa ku ntumwa za rubanda cyangwa se kuri nyakubahwa depite turi kumwanga. Cyageze ku mudugudu ku kagari ntikiragerayo. Twagusaba ko uza kureba ujya kureba gitifu w'akagari akakigufasha. Hereza mikoro gukurikira. Jewe ntuye mu mudugudu wa Witwa nde? Nitwa Nyiranziza Florine. Ubwo nkaba ntuye mu mudugudu wa Nyagisenyi, akagari ka Nyumirima, umurenge wa Kinigi. Jewe ikibazo mfite ni icy'amakimbirane ko mu rugo rwanjye. Wibana kuva muri 1997 nasigaranye abana ubutaka umutware wanjye yari yaransigiye ndabubaha bakabuhinga, ariko ntibumve ko bangagurira. Ikindi kibazo mfite, ariko se nk'uko nabivuze, gitifu w'akagari cyangwa n'umurenge mwigeze bakimenya? iyi barabizi kuko nigeze ngera no mu muryango na perezida w'umuryango. Burya gitifu ikibazo barakizi? Gitifu w'umurenge arakizi? Byagarukiye mu bunzi bwo ku kagari. Ku bunzi mwaraburanye se uratsindwa? Utsinze uwo muntu basaba imbabazi, none ikintu cyatumye nsubira kongera kumurega, hari ibidodoke nari mfite mu rugo none yabiranduye. Yabiranduye nimugoroba. Ejo bundi gitifu w'akagari nawe agende arebe ibyo bidodoki baranduye, amenye n'impamvu yabiteye, sibyo? Gitifu wawe yarari? Gitifu genda mwandike amazina ye, ukurikirane ibyo bidodoki bye n'impamvu umuhungu we abiranduye. Egereze mikoro. Nitwa Nyiraneza Special wo mu murenge wa Musanze, akagari ka Garuka, mu mudugudu wa Kangara. Kuri 19 z'ukwakira. Uwo ni wo muri Musanze? Kuri 19 z'ukwakira. Amazina nyutsa gato na nini? Nyiraneza Special. 19 z'ukwakira natasha kumugoroba, mura n'abagore batatu n'umugabo bitwa Hatuma. Umugore wanjye ni uw'amahoro Botansi na Hatuma n'uzamukunda na Nyiramagambo Vestina. Barantangira bankubita agafuni ku munwa, bagukubita agafuni ku munwa, amenyo avamo? Amenyo atanavamo. Arangije kuvamo, ubwo nagiye mu bitaro. Abaye nk'ejo bamushyikiriza ubuyobozi. Gitifu w'akagari ayenze ni mu bitaro, aragenda amukorera raporo imurenganura, njye ndi mu bitaro. Ubwo naje gutaha nsanga abo bafatanyije kunkubita bo baratorotse. Ngeze hariya batanga amahamagara inshuro 2, arabashaka arababura. Birangira mudugudu yanditse urupapuro arasinya ko barangije gutoroka, ko ntabafite mu mudugudu. Na gitifu arabyakira abiteraho kashi bijana hariya. Ndakomeza. Wagiye gutanga ikirego se uvuye kwa muganga? Naragitanze kwa mudugudu. Gitifu w'umurenge yaje kubimenya, araza akoresha inama mu nteko y'abaturage, bamuha ibitekerezo ukuntu byagenze, arabafata arabizanira hariya barabafunga. Barangije kubafunga bamazemo kabiri abarabarekurana, ba bagore batorotse birangira bagarutse.
none sahizi ngizi banari kumpiga nta nzira zo watanze ikirego se muri ribu naragitanze barwohereje mu rukiko ni ukuvuga ngo ikibazo bacyohereje mu rukiko bacyohereje mu rukiko ariko abo bantu banari kunshaka kuko n'abatorotse sibyo ariko niba ikirego cyaratanzwe mu rukiko biri mu murongo mwiza n'amategeko azubahirizwa sibyo ikibazo ariko banari kunshakisha nakungoro hanyuma nantangiye abantu nimugoroba gutangira bashaka gukuruza umutekano bantangiye kubera uwo hatuma we yanashye afata amacenjwe ayanguruza abantu bari kureba none umugabo wanjye agiye kumufata bavuga bati munete kuko bashaka gusibangatanya iki ibimenyetso abo bantu bari bahari banari benshi ni ikibazo mfite murakoze banyakubahwa ngira ngo wenda icyambere icyo cyo mu byaba ari urugomo rubisaba yuko turabikurikiranira hafi turabo bafite urugomo ariko nagira ngo mbaze avuze ko yatanze ikirego abantu bakabafata bakabafungura deni igihe ikirego cyagiye mu rukiko bohereje ikirego abantu babafunguye uko bamenya hari icyo mbiziho ni dosiye imaze igihe ngira ngo yabaye mu kwezi kwa 9 niba ntibeshye mu kwezi kwa 9 dosiye rero yarakozwe ubugenzacyaha bwarayikoze ishyikirizwa ubushinjacyaha nabwo nk'uko bivuze bwayiregeye urukiko ahubwo icyo twareba no kumenya ngo ibyo bishyashya biri gukorwa byakurikiranwa byakozwe mbere naho dosiye yarakozwe nawe arabizi kandi biri mu nzira zo gukemura nakoze gusa ntabwo byagenda gutyo dore special nk'uko byumvise ikibazo kiri mu rukiko kandi ubugenzacyaha bwakoze akazi kabwo sibyo ikirego cyaratanzwe urategereza ko bazaguhamagara kugira ngo ujye kuburana ahubwo niba hari ibindi byaha bishyashya birimo urwo rugomo bashaka kugukorera ibyo nabyo birakurikiranwa ukwabyo sibyo bikurikiranye yaba ribu ndetse na polisi n'ibikurikiye rero nabyo barabikurikirana barebe ko niba bakomeje kugira imyitwarire yo guhungabanya umutekano wawe nabyo baribuze kubikurikiranwa ukurikira nitwa Pelagia Nyirahabimana ntuye mu mudugudu wa Rugarama muri Kivugizi muri Nyange none nabaye aho ngaho ngiye kubona ari nk'iki gihe mbona umuyobozi w'akagari araje ngo nimbe mwiyunze mu nzu yanjye gisenyegire miniki ngo yibemo tuyisenye nimuyisenya ndaje he ngo turaja kugukondesheza tuzakubakira inzu imeze neza irimo isima ndaba mu nzu yanjye masi n'urwawe ndinoye ko nakugeze si iki kibazo bwo bwa mbere kibajije mama mbaraga ndakibaza bansubize yuko bazanyubakira nibatanyubake bajya ngo bazampa amabati ganje amabati baragapakiye n'ibiti barabipakira n'ubwondo aha baturanye ibyo narahebye baragukodeshereza uyu munsi oya mbanaga n'umukazana wanje none yaragiye kubera ndiwe kubera ko ndiwe none yaragiye umukazana wawe yaragiye agusiga mu nzu wenyine yaragiye nyine ko ntajya kubana nanjye yagusize mu nzu wenyine se umugabo wawe yarashaje nyine ndibona umukazana wawe yaragiye umuhungu wawe se wari umuhungu wanjye sinone yagira gutaka amabati banza usubize umukazana wawe yagusize mu nzu n'umuhungu wawe umuhungu wanjye ni nakarara ncumbitsemo kabaga mu rugo nakarara ucumbitsemo abangayi aba mu kararo kandi ubuyobozi bwari bwemewe kukubakira mu gihe butari bwakubakira buragukodeshereza barangondeshereza aho ngaho utuye oya abangondeshereze kuko barambwiye ngo ninyivemo baze kungondeshereza hanyuma
ni leta mbese ubwo yavuze kuko ni mudugudu w'akagari niyo wambwiye ngo reka wanze kujya aho bagukodeshereza. oya nabayemo bageze bajyanga amafaranga garanangiye ngo ningende tisinako kutampaye amabati ganje n'ibiti ngo genda reka none ndagikurikirana mbaze gitifu umurenge wa Nyange numve uko kibazo cyawe kimeze tukishakira igisubizo kuko numva ikibazo cyawe umaze kucyakira birenze rimwe sibyo kandi ngira ngo ikibazo kinari nuko nta n'ubutaka ufite ngo babone aho kukubakira siko bimeze mu mikoro avuga oya nabuze aho banyubakira reka tugikurikirana bakivugana na gitifu wa Nyange turebe nyamuneka mugiye konde gukuru harya umudugudu wawe n'uwuhe ni Rugarama rwose turagisubiza turakivugana Rugarama kivugiza Nyange urakoze Peraje turagikurikirana ndakivugana nawe rwose. Tugizwe n'Imana Gratien ndi umukozi wa kampani yitwa Beyond the Glorious Experience ikora ubukerarugendo bushingiye ku muco. Ikibazo dufite kuri ubu nakita inyibutsa inyibutsa kuri kwibutsa dufite ikibazo cy'umuhanda mubi uherereye muri umurenge wa Kinigi mu kagari ka Bisoke mu mudugudu wa Bunyenyeri. Ni umuhanda mubi cyane ubu ufite hafi kilometero 2 ariko imodoka ahantu ujye abakerarugendo basiga imodoka uyu wa mudugudu kuza nawe unyuzemo ugenda usiga uparika imodoka niba kwishyira hamwe cyangwa koperative ukabona kuzamuka Rusoke bamwe bahita kwa Mukecuru uyu agenda nk'isaha yose ni umuhanda mu buryo rwose uwo muhanda ubangamiye ubukerarugendo abaturage bahatuye n'abashoramari mu buhinzi. Hashize nk'imyaka igera kuri 6 mwaratwemereye kuwukora ariko twarategereje turaheba. None rero banyakubahwa banyagurana Imana n'u Rwanda twabasabaga ese birashoboka ko kuri ubu mwaduha icyizere ko umuhanda mwaza dufasha ugakorwa kutubangamiye biteye ubwoba. Kimwe n'ibyo dufite ahandi hatandukanye ntahabwo nahura n'uriya uturuka Gataraga ukazamuka ku kagari ka Gakoro ugakomeza ku murenge wa Shingiro ndetse na Rwanda Rushya nawe murabona ko ni umuhanda mubi n'indi rero iboneka mw'umurenge damu turakizi nayo kese igiye guhura nka undi wa mbere tujya kurangiza urubanza tugasanga umugabo ubutaka yurupe yaragurishije yanditse ku undi muntu yabikoze nyuma y'aho atsindiwe wese kandi hagaragajwe ubutaka atsindiye ubwo ari bwo yurupe irimo niyo procedure yabugurishije bikiri mu nkiko yabigurishije bikiri mu nkiko murebe umurimo usimbura uwo nguwo asigaranye uwo mugabo nta murimo asigaranye ahubwo ubwo butaka arabugurisha undi muntu aramufasha kumuhinduriza ariko uyu mudamu aracyaburimo aracyaburimo yego ni cyakenewe ni cyangwa ni iki ni UPI ni UPI kugira ngo ubu mwandike ariko bimeze mama niko bimeze umurima urawufite nani nje uhinga gasangiza ikibazo nuko nta cyangwa ngo ufitiye ubwo butaka yarabugurishije ubwo yabugurisha undi muntu anamufasha kumuhinduriza mu buryo bwemewe n'amategeko kandi uyu mumama kiburimo aburimo ariko aburimo atarimo igihe icyo ari cyo cyose yabumukuramo none kuki uwo mugabo mumukuru mubwire ko yaguze ibitari iby'uwo yaguze nawe sibyo amusubize amafaranga ye sibyo ariko ubundi mwarasezeranye abana batatu no twasezeranye ariko ubwo butaka ni sekuru wari warabubahaye nk'impano murakoze ikibazo cy'uriya mudamu yahuye n'ikibazo cyo kumurora n'impumyi ntabwo areba ariko noneho umurima ni sebukwe wawumuhaye atarapfa aramubwira ati rero uyu murima uzatunga abana bigeze nyuma umugabo aramuta azana undi mugore uwo mugore azanye ubu bari
ni ukuvuga ngo si uwo mugabo yaciye inyuma awiyandikishaho ko ari uwe kandi n'ubwo ari warahawe umugore we. ya kesi ukuntu imeze, uyu akimara guha abana be umurima, sebukwe yarapfuye. Akimara gupfa we na mushiki we barazungura. Bakimara bazunguye ni umugabo we na mushiki we. Bakimara kuzungura ariko bari kuzungura ibyo sebukwe yasigaranye cyangwa ibyo se yasigaranye ibyo yatanze ntabwo bari kubisubira. Kubera ko urumva ko mu byo bagombaga kuzungura ntabwo harimo ubutaka ise waba yari yarahaye umukazana. Kugira ngo babwandike ku bana ko barazunguye amaze kubizungura. Nta nyandiko mbese yari yaguhaye madamu? Inyandiko bafite? Iyo nyandiko niyo yatumye utsinda? Niba ari ibyo ngibyo bigaragara ko uwo yaguze ubutaka butarebwe. Icyo kibazo nyakubahwa tutivumbuye. Genda ukijyemo mukore inyandiko zisobanutse mufatanye mushingiye kuri izo ngizo uwo yaguze ubutaka aragura. Ni n'ikibazo gishaje bidashingiye no ku myanzuro yindi. Ntabwo ari kureba umva barakoze cyane abaturage b'umurenge wa Kinigi, mwafasha tugashimira uyu afite inyandiko ya nyise uko yamuhereyeho, bivuze bagombaga kugabana. Uriya mumama aravuga ko ayifite, muyisesengure muyirebe, n'abagabo bari bahari, abaturage barabizi, sibyo? Mushingiye kuri ibyo mukora raporo, mushingiyeho noneho musorongo mukurongo mu murima cyangwa se mutesha agaciro nicyo cyangombwa noneho nacyo mujye kugishyiraho n'ukaviyete. Murakoze cyane. Ejo uriya mumama batazamukura n'umwinzu cyangwa n'ubwo butaka, kandi umva ko uburyo bagombaga kugabana nk'abazungura ba sebukwe ntabwo harimo ibyo yari yaratanze, cyane kuri yagaragaza ko afite inyandiko n'abaturage kandi bagira bate babizi bagurishije itari ibyabo. Noneho nubwo waguze mumubwire ko agomba kugira gute, agomba gukurikirana uwo yaguze nawe akamusubiza amafaranga ye cyangwa akamuguranira ahandi. Murakoze cyane. Munyemerera abaturage dushimira ubuyobozi ku bibazo bamaze gukemura, twinjira mu mwanya wo gutanga serivisi. Turatumira Nkurunziza Eric yigire hino na Diane, noneho duhamagara ubuyobozi budufashe kubashimira kuko bagize uruhare mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu by'ukuri nababwiye ngo buri wese uri hano nimba yarabikoze neza yumva yarakwishimwe. Uyu munsi hagiye gushimirwa babiri, ariko namwe ubwanyu natwe ubwacu twumve ko twakagombye gushimirwa uruhare rwacu mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Reka dusabe ubuyobozi bw'umurenge n'ubw'akarere bufatanyije n'abashyitsi begereye n'abashimira abo bantu. Iti y'abantu bamarayika murenzi wasangaga n'abahubwo bakeneye ababera bamarayika murenzi. Navuga ngo nyakubahwa meya, ubusabe bwanjye ni uko habaho ibiganiro cyangwa ubundi bukangurambaga ku buryo n'abandi bantu, sinzi ijambo nakoresha nabyita, kugira ngo ntibigire aho bihutaza ntabwo nk'umupolitisi, ariko navuga ngo nk'abantu basa nk'abifashijemo nabo bagira uwo mutima wo kugira uko bagirira neza abana n'uko babarera nk'abana babo no kubahereza hope ya future, kuko nibo Rwanda rw'ejo, nibo bayobozi b'ejo, nibo mwebwe b'ejo. Rero nasabaga ko inka iri hano nyakubahwa meya
tugerezeho kandi muzanabidutegurire muduhe umwanya tuganiriza ababyeyi bagenzi bacu nabo bagira umutima wo gushyira abana mu mago ni byiza ni umushinga udahomba nubwo ubikora nta nyungu ufitemo ni ibintu dukora tutabiteganyamo igihembo nta nubwo tubikora hari inyungu yindi dufite ariko inyungu tubona ni uko tubona abana bacu babaye bazima abana bacu batari bafite ibyiringiro bongera kugira ibyiringiro navuga ngo rero turabashimira ko mwatugiriye icyizere mukabaduha igihe twabasabye kandi dushimira Imana ko nabo batatwononekaye babaye abana bazima ndavuga rero ngo ababyeyi bagenzi banjye namwe mukurikire iyo nzira mutabara abana tubarinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose nubwo twibanze ku ry'igitsina gusa ariko n'ibindi tujye tubitekereza murakoze cyane arakoze cyane aradushishikariza nka ba mutima w'urugo kuba natwe ba marayika murinzi noneho reka dusoze na morale